aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo. Ngumva umupolisi yakora iki? Umupolisi yakora iki? Hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa. Muceceke twumvikane. Iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuga aho ari bo? Arabahagaritse mwe muri bande bagahagarara bagafata ibisongo bakabibatera bagafata amabuye bakayabatera cyangwa se bakavuduka bakiruka. Ndashaka kugira ngo twumvikane, sibyo? Tuve mu marangamutima. Nababwiye ngo ntawashimishwa n'uwo muntu warashwe, ariko mwumve ukuntu aba yarashwe kandi dushobora kubyirinda. Ntabwo dushobora kubyirinda uko twabyirinda. Yongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka, mwebwe mudema gutwega ko muri kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Munyemerere duhere kuri aya makuru mabi avugwa mu karere ka Rubavu, aho havugwa nyine iraswa ry'umwana w'umukobwa ndetse yaje guhita yitaba Imana, witwaga Mushinzeyezu Emerance, akaza kuraswa n'abapolisi ubwo bari mu gikorwa nyine cyo guhangana n'abari batwaraga ibitemewe, nyine ubwo ndavuga amagendu. Uwo mwana akaza nawe kubigenderamo akarasirwamo. Ni ibyagiye bivugwa aho nyine usanga abaturage batabyishimiye cyangwa se batabirebye neza uruhande rwabo. Reka dukurikire uko byari bimeze muri make, uko byagenze i Rubavu mu murenge wa Bugeshi. Ubwo abapolisi b'u Rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa Bugeshi barashe umwana witwa Mushinzeyezu Emerance. Dushingiye ku byo abamuzi batubwiye, uyu yaragiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa Mugongo aho yigaga mu mwaka wa 2. Abaturage batuye mu kagari ka Nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi. Uyu muturage yitwa Umugisha ari mu bibone uko byagenze. Ubwo numva ikintu kiraturitse ngira ngo nibuye bateye ku mabati, ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndebye imbere yiwanje mu murima wanje aho nduye mbasanga imitwaro tasigaye, mbabona n'abapolisi 2. Umupolisi ngeze ngaho hari ibitega bibiri ngaha iruhande imbande yiwanje ku nzu ihari, arangarura arambwira ngo ninzubire inyuma. Ariko mbere yuko kugira ngo ambwire ngo nzubire inyuma, ndona rinzi ko harimo umuntu aho ngaho mu musambya yagiye yegura ukuboko ngagutya, yeguye ukuboko ngagutya kuwo muntu, mbambonye ukuboko numva uwo muntu aratata. Ibi kandi byashinguye abaturage batuye muri aka gace kuko ibimenyetso byose byagaragaza ko uwo mwana yaragiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije. Baravuga ati koko munica umuntu umwana ungana ucya yaracoye, kuko uwo mwana ndakindu yari yikoreye, yarahetse agakapu k'umukara kari kanari iruhande uwo mwana nje ndabona yarenganye, nzi yuko yarari hamwe nabo, ariko uko bigaragara ndamutwaro gwari guraho go yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda. Nyuma yuko uyu mwana arashwe, abaturage nabo barakariye polisi kubera agahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye. Ntabwo byigeze na gato byorohera yaba uruhande rw'abapolisi cyangwa abaturage, kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye. Uyu musore mu kigero cy'imyaka 30 ni umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe. Nabaye mbyutse mu gitondo kare ngiye kuja ku kazi, numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu Bikuka muri Nyacyonga. Nirukanga ndi kujayo ngiye gushungera, nkezeyo nsanga abantu benshi akavuyo. Nuko ubwo twarimo gushungera hari abantu bashatse kugwanya abapolisi, nuko umupolisi ararasa. Ubwo nari ndi kwirukanga ndi gukwepa nk'uwunamye, ikintu kiramfumuye nk'urushinge, ngiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mbona n'amaraso, mpita nkeka ko bandashe. Icyakora uyu si we wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi yarasaga ku baturage, kuko bemeza yuko abantu 7 aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu 4. Nyuma y'izi mvuru zose, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa Nasano Vincent we yahakanye ko polisi yarashe abantu ku manywa y'ihangu. Ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye mu kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa. Yarashe abantu, yahagaritse nijoro.
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase. Iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima, aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo, umupolisi yakora iki? Hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa? Iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuge aho bari? Cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutse ibicuruzwa mu buryo bwa magendu. Yabo baturage bakora ubwo bucuruzi bwo gucora, noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe, kuko ibahurije hamwe nguko umubare wabo uzwi nabo baturage kuko basanzwe bazi uko bacora, yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko kazi bakora ikakabavanamo ikabashakira kandi kazi ko bakora, noneho tukazareba koko niba ari undi muturage uzongera kwijandika mu ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo. Kuni nako abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa, kuko nanje nagarukiye ubusasa nuko nasanze ndujuje ibyo byankombwa ngagaruka niterereje igihumbi n'uwo wido yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe. Gusaba ubufasha ko mwamfasha, niba ririmo mukarinkuriramo, niba ari no kuhapfuka mukahapfuka. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi ahakana ko Mushinzeyezu yari agiye ku ishuri, ahubwo akavuga ko yari afatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa. Nawe yari afite uko ahuye n'ibyo bikorwa, ko harimo n'umubyeyi we waruzanye ibyo bicuruzwa, ashobora kuba yaraje kumwakira wamutwaze. Ibyo rero byabaye butaracya, naho ibyo bindi ni byakomeje gukurikira iyo insida yabaye muri urwo rukerera, kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye, ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare. Ni ibyo rero byagiye bikomeza gukurikiranwa, kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama, bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage. Si ubwa mbere Ijwi rya Amerika itangaza. Twese tuba twababaye kubera ko byagenze gutyo, ariko ndashaka kugira ngo dushyire mu gaciro. Tugire gute? Dushyire mu gaciro. Ni inkuru mbi rero aho polisi isaba abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano aho kurwanya izo nzego zishinzwe kubacungira umutekano muri rusange. Nabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.